icyayi cyiza cyane cyitwa te divina. Iki cyayi cyitwa te divina ni cyiza. Nkuko nakomeje kubabwira ko tugiye kuganira ku nyunganiramirire zifasha umwijima gukora neza, kandi nkuko dusanzwe tuzi ko umwijima ari imwe mu nyama nini zigize umubiri w'umuntu, kandi umwijima ukora imirimo myinshi ndetse irenga 500. Umwijima ni inyama iherereye mu gice cy'iburyo bw'akaboko, kandi iyi nyama y'umwijima by'umwihariko ikaba ipima garama 1500, bivuze ngo ifite ikiro n'igice. Iyi nyama y'umwijima ni nziza cyane kandi ifitiye akamaro umubiri, kandi inyama y'umwijima nkuko dusanzwe tubizi ntigisimbuzwa nkuko bashobora gusimbuza impyiko iyo yangiritse bayangiritse. Iyi nyama y'umwijima rero ni ngombwa ko tuyisigasira. Abahanga bavuga ko inyama y'umwijima ari inyama yoroha cyane no kwandura cyangwa se kwatakwa n'indwara biba byoroshye cyane. Uko ikora imirimo myinshi ni nako yoroshye, kandi uko yoroshye ni nako ifitiye akamaro kanini umubiri w'umuntu. Iyi nyama y'umwijima rero utanzwe tubizi ni inyama twita nka laboratoire y'umubiri, kuko akenshi na kenshi inyama ni nayo isukura amaraso, kandi ni nayo irema uturemangingo, ifasha umubiri mu kubaka amantikoro n'amantigene kugira ngo umubiri ubashe kugira ubwirinzi buhagije. Rero iyi nyama y'umwijima iyo yagiyeho ibinure byayigiyeho bituma itabasha kudetoxifiya imyanda kugira ngo imyanda ibashe gusohoka, umwijima ukore neza. Nta nubwo ibi kibasha gusokereta bile ifasha digestion gukora neza cyangwa se igogora no gucagagura ibyo tuba twariye kugira ngo umubiri ubashe kugira ubwirinzi. Iyi nyama y'umwijima iyo yatangiye kubyimba ni ikibazo cyane, ariyo mpamvu iyi te divina ifasha umwijima gusohora imyanda. Tubizi ko umwijima ugira amaso abiri, hari ijisho ry'iburyo n'ijisho ry'ibumoso, ari ryo bita lobe droit na lobe gauche. Izo maso abiri niyo atuma umwijima ubasha kuba wasohora imyanda. Nkuko dusanzwe tubizi rero ibyangiza umwijima ni byinshi, harimo nko kunywa ikawa nyinshi, harimo nko kunywa inzoga nyinshi, harimo nko kunywa imiti myinshi itandukanye. Rero hano muri Kunda Ubuzima Health Care tubafitiye inyunganiramirire zikozwe mu bimera, zikozwe mu buryo bwa gihanga, bazikora mu buryo bwa distillation na produits chimiques ziba zirimo. Izi nyunganiramirire zitunganywa n'ikigo Fukanga giherereye mu Bushinwa ahantu hitwa Gwanzu, kandi izi nyunganiramirire zihabwa ubuzanenge n'ibigo FDA Food and Drugs Administration ndetse n'ikigo GMP Good Manufacturing Practice ndetse n'ikigo harare cy'Abayisilamu. Rero nkuko nakomeje kubibabwira, izi nyunganiramirire ni nziza cyane ku mwijima watangiye kuba hepatike, ku mwijima watangiye kubyimba, ku mwijima utakibasha kudetoxifiya imyanda, gukuramo imyanda, kwisohoramo imyanda, ku mwijima utakibasha gusokereta bile, ku mwijima utakibasha kubika intungamubiri nk'uko bigomba, cyane cyane ko umwijima ubika isukari ariyo yitabazwa n'umubiri kugira ngo ugire imbaraga ukore neza. Ikindi cyongeyeho buriya umwijima ushinzwe gusukura umubiri ndetse no gusohora uburozi mu maraso. Umwijima ni inyama ifitiye akamaro umubiri cyane. Rero ko twatangiye tubivuga, iyi te divina ifasha umwijima gusohora iyo myanda, igafasha umwijima gukuraho amakolesterol kugira ngo umwijima ubashe kugira ubwisanzure, ukura neza, umwuka mwiza w'oxygene utembere neza. Iyi te divina irwanya kanseri y'umwijima. Abantu bafite ikibazo cya kanseri y'umwijima, umuntu akoresha iyi te divina iramufasha. Te divina ifasha igifu gukora neza, kuko akenshi na kenshi mu gihe umwijima udakora neza n'igifu nticyakora neza, birumvikana. Akenshi na kenshi umubiri ukora ari uko igifu kimeze neza. Iyi te divina ikuramo ibinure byitwa triglyceride cyangwa se amatriglyceride, ariko ubundi abahanga bavuga ko ari triglyceride. Hari ibinure bikomeye
biba biri mu maraso, hakabaho n'ibinure biba biri kunda byo bita amakolesterol n'amatriglyceride biratandukanye. Rero iyi T divina iragenda ikabihanaguraho bigatuma umwijima ukora neza. Iyi T divina ivura infection yo mu maraso. Ku muntu ufite ikibazo cya infection mu maraso yakoresha iyi T divina. Iyi T divina ivura infection urinaire. Ku muntu ufite wabaswe n'uburwayi bwa infection urinaire ni nziza cyane. Iyi T divina ni nziza ku badamu baribwa bari mu gihe cy'imihango, irabafasha cyane. Iyi T divina ifasha no ku ubwonko bugakora neza, ifasha no ku maso, kandi uko ugenda wisiga aya majyane ya T divina ku mubiri bituma inkovu zigenda zikira ndetse umubiri ukamera neza, uruhu rugacya rukamera neza. Iyi T divina igiraho ihurira no kuba ishobora kuba yarwanya isesemi no kuba wagira ibibazo bitandukanye by'imitsi. Iyi T divina ni nziza cyane, irihariye ku muntu ufite ibibazo by'urugimbu ku mwijima, ku muntu ufite ibibazo by'isukari nyinshi mu maraso, umuntu ufite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso ukabije, umuntu ufite ikibazo cy'impyiko, umuntu ufite ikibazo ibibazo bitandukanye. Iyi T divina yagufasha cyane kugira ngo ugire imikorere myiza y'umwijima. Iyi T divina ifasha abantu bafite ikibazo cya hepatite B na hepatite C. Rero nk'uko dusanzwe tubizi, natangiye mbabwira ko umwijima ufite imimaro igeze muri 3. Akamaro ka mbere, umwijima usokereta labile ifasha digestion gukora neza. Akamaro ka kabiri, umwijima uradetoxifiya ukikuramo imyanda cyangwa se uburozi. Akamaro ka gatatu, umwijima ni sitoke y'isukari ariyo yitabazwa mu mubiri kugira ngo ugire imbaraga ubone uko ukora neza. Umwijima by'umwihariko ufasha umubiri gukora amantikoro ndetse n'amantigene. Umwijima niyo mimaro igira igeze kuri ine. Ariko cyane cyane umwijima mu gihe utakibasha gusitoka intungamubiri za ngombwa, harimo nka vitamine B12, harimo gusitoka iyo sukari, harimo gusitoka vitamine zo mu bwoko bwa B, niyo mpamvu umwijima akenshi na kenshi uzasanga wabyimbye wabaye cirrhose. Rero icyo gihe iyi spirilina ifasha umwijima gusitoka izo vitamine, kuko iyi spirilina irimo proteine animal na proteine vegetale. Iyi spirilina ni aliment protecteur et aliment énergétique na aliment constricteur. Bivuga ngo harimo indyo itera imbaraga, hakabamo indyo yubaka umubiri, hakabaho n'indyo irinda ituma umubiri utarwaragurika, nko kuba wabuze vitamine A, wabuze vitamine C, wabuze vitamine E, wabuze vitamine K, wabuze vitamine B12, wabuze vitamine B6, wabuze vitamine B7, wabuze vitamine B8, byo bita biotine, pantotonique, acide folique, acide linoleique. Izo vitamine zose ziri muri iyi spirilina. Spirilina ni igihingwa cyamamaye kuri isi ya rurema. Ugeze muri Amerika ukavuga ijambo spirilina bahita bayumva. Ugeze mu Budage ukavuga ijambo spirilina bahita bumva icyo uvuze. Ugeze mu Bushinwa ukavuga ijambo spirilina bumva icyo uvuze. Mu bihugu byose byo ku isi uvuze spirilina bumva ko spirilina ari igihingwa cyamamaye gikorwamo imiti inorganique kandi kigakorwamo n'imiti iri chimique. Rero uyu muti witwa spirilina ukozwe mu bimera ni umuti mwiza, ndetse no ku bantu bafite ikibazo cy'imirire mibi, cyane cyane nko ku bana babakeneye spirilina kugira ngo ibafashe batagira ikibazo cya spina bifida cy'urutirigo ngo kuvuka bafite anomali cyangwa se inenge ku mugongo. Ndetse iyi spirilina iranforsa ubwonko igatuma umuntu agira imitekerereze myiza. Iyi spirilina ifasha umwijima gukora amaraso mu buryo bwihuse. Iyi spirilina ifasha abantu bafite ikibazo cya hypertension ndetse n'abantu bafite ibibazo bya hypo. Iyi spirilina irabafasha. Iyi ngiyi ni nziza cyane kuko ibafasha mu bwoko bwo kugira ngo umuntu atagira ikibazo cy'amaraso makeya ndetse atagira ikibazo cy'isukari nkeya mu mubiri. Ubundi umuntu agomba kugira isukari, ariko isukari iringaniye ku buryo idashobora kurenga ibipimo kugira ngo ibe yakwangiza amaserire amwe n'amwe. Ndetse n'umuntu agomba kugira amaraso ahagije, amaraso atuma umuntu atagira ibibazo bya stroke no kuba yagira iserere. Niyo mpamvu iyi spirilina ifasha abantu bafite ikibazo cya hypotension.
niyo mpamvu iyi sipirina ari nziza. Iyi sipirina igiraho ihurira no gufasha imikorere myiza y'amaso ndetse n'imikorere myiza y'ubwonko n'imikorere myiza y'umwijima n'imikorere myiza y'igifu n'imikorere myiza ya insuline n'imikorere myiza y'impyiko n'imikorere myiza y'amagufwa, kuko vitamini ziyigize ziha ubushobozi umubiri bwo gukora neza. Ituma abantu batarwaragurika, batagira uburwayi bwa hato na hato. Iyi sipirina ituma umuntu agira ubwirinzi buhagije. Iyi sipirina ituma umuntu yumva ari stable, akomeye mu mpagarike no mu bugingo. Iyi sipirina ni nziza, umuntu ayikoresheje abona igisubizo cyiza. Igizwe n'utunini 100, utunini 4 mu gitondo n'utunini 4 ku mugoroba, kandi ugafatisha amazi y'akazuyazi. Iri rekomande ku bantu bose, ari ku bana, ari ku bakuru, bose bemerewe kuyikoresha. Iyi sipirina ikorwa mu ruganda rwitwa Fokanga. Tukajyana none iyi reishi. Ireishi uko nakomeje kubabwira ni najyanye nka apower, ni kingi, ni umwami wa product ziboneka muri iyi si ya rurema. Iyi reishi abahanga n'abashakashatsi bakoze kuri champignon rouge bazikoreraho ubushakashatsi, bagaragaje ko iyi reishi ari antibacteria, iyi reishi ni antibiotic, iyi reishi ni antifungus, iyi reishi ni antidurere, ni antibacteria, mbese kuko iyi reishi yo yubaka uturemangingo dutandukanye tw'umubiri. Bavuga ko iyi reishi izamura ubudahangarwa ku gipimo cya 300%. Bivuze ngo abasirikare barasinziriye badakora b'umubiri, iyi reishi ibasha gutuma abasirikare b'umubiri bakora. Reishi ifite ubushobozi bwo kwica virusi zataka umwijima izo arizo zose. N'urugero nk'umwijima wabaye hepatite B na C, ifite ubushobozi bwo kugabanya viral load mu mwijima, bigatuma umwijima ubona ubwisanzure bwo gukora amaraso no kudetoxifiya no gusukura tarabire no kubika intungamubiri. Iyi reishi yifitemo ubushobozi bwo kuvura igifu gifite amagise ndetse n'igifite ibisebe. Iyi reishi yifitemo ubushobozi bwo kuvura agakoko kitwa Helicobacter pylori. Irihagije iyi reishi. Iyi reishi yifitemo ubushobozi bwo gutuma hatabaho autoimmune. Bivuze ngo iki? Iyo habayeho autoimmune, abasirikare barinda umwijima bajya kurwana n'abarinda igifu, abarinda igifu bakajya kurwana n'abarinda umutima, abarinda umutima bakajya kurwana n'abarinda impyiko, abarinda impyiko bakajya kurwana n'abarinda amaso. Bivuze ngo haba habayeho ubwivumbagatanye bw'imikorere myiza y'umubiri. Noneho muri uko kubaho kwivumbagatanya kw'imikorere myiza y'umubiri bigahinduka kubaho kwivumbagatanya kw'imikorere mibi y'umubiri. Niyo mpamvu iyi reishi yifitemo ubwo bushobozi bwo kuzamura ubudahangarwa, bwo gutuma umubiri ukora neza ndetse no kumva udacika intege. Hari nk'igihe winanura bese ukabona ni ibintu bidasobanutse ukuntu, kandi ufite umunaniro hato na hatoya. Iyi reishi nta kindi ikora, ituma ingingo z'umubiri zose zikora neza. Rero umuntu ufite ikibazo cy'umwijima agakoresha iyi reishi iramufasha. Umuntu ufite ikibazo cy'ubudahangarwa bukeya bitewe na diabete agakoresha iyi reishi, ituma agira ubudahangarwa bwinshi kandi umubiri ukamera neza. Umuntu ufite ikibazo cy'ubudahangarwa bukeya, afite ikibazo cya stroke, agakoresha iyi reishi iramufasha. Umuntu ufite ikibazo cy'ubudahangarwa bukeya, afite ibibazo bya thrombose, agakoresha iyi reishi iramufasha. Umuntu ufite ikibazo cy'ubudahangarwa bukeya, afite ibibazo byo kuba afite ibibazo bya migraine, agakoresha iyi reishi iramufasha. Umuntu ufite ibibazo by'ubudahangarwa bukeya bituruka ku mikorere mibi y'ubwonko, bituruka kuri arizemia, agakoresha iyi reishi ibimufashamo cyane, irwanya indwara za arizemia. Iyi reishi ivura indwara yitwa emphyseme. Iyi reishi ivura allergy ituruka kuri izo ndwara zose. Ndetse ufite na virusi y'agakoko gatera sida, ugakoresha iyi reishi ikuzamura ubudahangarwa. Nejo twabivuzeho mu kiganiro cyahise kugira ngo nkangurire abantu bafite ikibazo cya HIV, bafite agakoko gatera sida,
bafite ibibazo by'ubudahangarwa bukeya bagakoresha iyi nyunganiramirire ibafasha kugira ngo babone ubuzima bwiza ndetse iminsi 10 no gusanasana ubundi iminsi 10 kuko amagara araseseka ntayorwa. Gukoresha reishi nta gihombo kirimo, ni igisubizo ku bantu bafite ibibazo ibyo ari byo byose ku mubiri. Niyo mpamvu akenshi na kenshi muzajya musanga mu biganiro twaje dukora reishi izajya igarukamo, golden hayifa ikagarukamo na golden sigisi ikagarukamo, nuko iyi reishi ikorwe mu byatsi birenze 90. Ni nziza cyane, mukoresheje reishi abona igisubizo byihuse. Tugeze kuri productive. Productive yo ikozwe mu cyatsi cyitwa cordyceps. Abatekinisiye bakora imiti iri naturelle n'imiti iri produit chimique bagaragaje ko icyatsi cyitwa cordyceps ari ingenzi cyane ku buzima bwa muntu ndetse no ku mubiri w'umuntu. Bagaragaje ko iki cyatsi cyitwa cordyceps aricyo kivamo imiti yitwa cordycap ifasha ku magiripe, ku ndwara z'ubuhumekero. Rero iyi cordyceps cyangwa se iyi productive capsule ifasha ibihaha gukora neza. Yaba ari ibihaha byajemo amazi ugakoresha iyi productive iragufasha kurwanya amasinezite, kurwanya sima n'amagiripe n'izindi ndwara zitandukanye zataka indwara z'ubuhumekero. Bitewe n'ubushobozi bw'iki gihingwa cyitwa cordyceps, nacyo ugiye mu Bushinwa ukavuga ngo nshaka umuti ukozwe mu cyatsi cyitwa cordyceps, bahita bakwereka iyi productive. Ugeze muri Amerika ukavuga ngo ndashaka ko mumpa ibinini bikozwe mu cyatsi cyitwa cordyceps, baguha iyi productive. Ahantu hose wajya ku isi ukabaza icyatsi cyitwa cordyceps n'imikorere yacyo, bakubwira ko cordyceps ari igihingwa cyiza gifasha umubiri gukora neza mu kuzamura ubudahangarwa, gifasha ibihaha gukora neza, gifasha impyiko gukora neza, ndetse kikajya naho gihurira mu gufasha imikorere myiza ya prostate ndetse n'imikorere myiza y'umwijima bitewe n'intungamubiri ziri muri kino gihinga cyitwa cordyceps. Cordyceps, iyi cordyceps ivanwe n'icyatsi cyitwa mwazisire, nacyo kivamo imiti ivura indwara nka za malaria n'izindi ndwara zitandukanye. Iyi cordyceps ikozwe mu cyatsi ivanze n'icyatsi cyitwa inyabarasanya, nacyo muzi ko ari antibiotique. Iyi cordyceps ni nziza cyane, ku muntu ayikoresheje abona impinduka nziza ku ndwara zerekeranye n'ubuhumekero, ku ndwara zigendanye na prostate, ku ndwara zigendanye n'ibihaha, ku ndwara zizataka umwijima, ku ndwara zataka imitsi y'amaraso ndetse no ku ndwara zataka ubwonko. Iyi cordyceps ni nziza kuko ifasha imikorere myiza y'umubiri ikagenda neza, ubundi ukagira ubuzima bwiza buzira umuze. Tukagira rero kuri iyi product yitwa golden hayifa. Yo ni icyitonderwa golden hayifa, ku muntu wayikoresheje abona impinduka nziza. Iyi golden hayifa, golden hayifa na antitimere, nkuko natangiye mbibabwira ejo, na antitimere irihariye by'umwihariko. Ejo nakunze kubabwira ngo ufashe golden hayifa ukayifatanya na reishi, ukayifatanya na productive, ukayifatanya na golden sigisi, n'iyi T divina, ufite kanseri iyo ari yo yose, ufite ibibyimba ibyo byose biramenagurika bikava mu mubiri ukamera neza. Izi ni produit zirwanya ibibyimba na antitimere, zirinda ibibyimba kandi zikanabivura. Yaba ari umugore ufite ibibyimba byo kuri trompe, yaba ari umugabo ufite prostate yabyimbye, aho ufite umwijima wabyimbye, ahantu hose ari urugingo rufite forme itari nziza, ugakoresha iyi golden hayifa, ugakoresha reishi, ugakoresha productive, ugakoresha T divina, ugakoresha na golden sigisi. Izi nyunganiramirire uko ari eshanu mvuze hano zirahagije kugukiza ibibyimba ibyo ari byo byose byataka umubiri. Izi product mvuze uko ari eshanu, harimo golden hayifa, harimo golden sigisi, harimo reishi, harimo productive. Izo mvuze hano zose watenyaho na spiririna yo kuzongera ubushobozi bwo gukora neza bitewe n'intungamubiri zirimo. Icyo gihe uhita ubona igisubizo mu buryo bwihuse kandi mu buryo burambye. Nkuko dusanzwe tubizi, ntabwo izi nyunganiramirire zikoreshwa nkuko wakoresha imiti antibiotique. Bavuga ko byibuze izi nyunganiramirire wazikoresha byibuze amezi 3 kugira ngo ubone igisubizo cyiza. Ntihagira umuntu ukubwira ngo uzazikoresha rimwe gusa bigende neza.
rimwe na rimwe hari igihe wenda azaba ataguha ibisobanuro bwiza, atagufashije, ariko biba byiza ukomeje kubaza muganga ufite ubumenyi muri izi nyunganiramirire kugira ngo bagufashe gusigasira amagara mazima, kuko amagara araseseka ntayorwa. Niyo mpamvu aka kanya nishatse kugira ngo mbabwire ko abantu bafite ikibazo cy'umwijima wabaye hepatike, bafite ikibazo cy'umwijima wabaye cirrhose, bafite ikibazo cya kanseri za prostate, kanseri z'umwijima, kanseri y'igifu, kanseri yo mu maraso na kanseri n'izindi kanseri zitandukanye, waza ukifashisha golden haifa, golden 6, reishi, productive, t-divina na ntuzana sipirina iyo gufasha uturemangingo kongera gukora neza no gusohora serire mu rute mu mubiri kugira ngo umubiri umere neza. Dukorera nkuko twatangiye tubivuga rero, hari ibimenyetso biranga umuntu urwaye umwijima wa hepatite B ndetse na C. Icyambere hari ukugira isesemi ya hato na hato. Icya kabiri hari ukumva ucika intege bya hato na hato. Icya gatatu hari ukumva ugira isereri. Icya kane hari ukuruka, ukaruka bidasanzwe. Ubundi hari igihe umuntu aruka bitewe n'ibyo yariye cyangwa se bitewe n'imikorere mibi y'umubiri, ariko nimba umaze ukwezi uruka buri munsi kandi ukumva uribwa mu gice cy'iburyo bw'akaboko kawe, ukumvamo imisonga, mbere ya byose jya kwa muganga ufite ububasha agusuzume arebe ko umwijima wawe ari muzima. Namara kubona ko umwijima wawe ari muzima, icyo gihe uze wicaye utuje, kandi byibuze buri mwaka ugomba gukora general check up kugira ngo umenye ko imikorere y'umwijima wawe ari mizima, umenye ko imikorere y'umutima ari mizima, umenye ko imikorere y'igifu ari mizima, umenye ko imikorere y'impyiko ari mizima, umenye ko imikorere ya prostate ari mizima, umenye ko imikorere y'ubwonko ari mizima. Ku mugabo n'umugore bagomba gukora general check up buri mwaka. Byaba byiza byibuze ukayikoresha nka rimwe mu mezi 6 kugira ngo ubone ko ufite ubuzima bwiza. Naho kwicara utazi ukuntu ibintu bimeze, niyo mpamvu uzahora n'ibibazo bitandukanye by'imikorere mibi y'umubiri. Niyo mpamvu rero umuntu wese namugira inama yo gukoresha general check up, kandi nicyo tubereyeho kugira ngo tubagire inama nziza ku buzima. Rero nk'uko nakomeje mbabwira, turi gusoza iki kiganiro cyacu, nababwiye ngo ukeneye inyunganiramirire wagana ivuriro Kunda Ubuzima Health Care rikoresha imiti gakondo y'Abashinwa, imiti yo mu bimera itari produit chimique kandi yizeye ku ruhando mpuzamahanga, ihabwa ubuziranenge n'ikigo FDA Food and Drugs Administration n'ikigo GMP Good Manufacturing Practices n'ikigo ISO n'ibigo halal n'ibindi bigo bitandukanye. Ibyo nabyo biha ubuziranenge. Niyo mpamvu uyu mwijima bita mu ndimi z'amahanga bitafuwa ari ngombwa ko ubusigasira kugira ngo umere neza. Hari ibiryo ushobora kurya kugira ngo umwijima ukore neza. Ushobora kurya za borokore, ushobora kurya epinari, ushobora kurya imboga za dodo, ushobora kurya imboga zikungahaye kuri omega 3, omega 6, ushobora kurya za vitamini C n'imbuto, harimo imineke, harimo za pome, harimo amapapayi, harimo za watermelon, harimo mu gikoma cy'ingano, harimo no mu gikoma cy'uburo, harimo no mu gikoma cya soya. Izo nyunganiramirire zose zifasha umwijima gukora neza. Cyangwa wabona udafite ubushobozi bwo kubona umwanya wo kuba watunganya izo ntungamubiri zose nkubwiye haruguru, gana ivuriro Kunda Ubuzima Health Care, tubazigufitiye zitunganyije neza kandi zifite doze. Gufata utunini 2 mu gitondo no ku mugoroba ugakora imirimo yawe hari icyo bitwaye. Kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.